yego ubwo rero ngo hari ibihugu byari binafitemo amadrone nabyo n'ubundi bicungisha iyo mitungo yabo ubwo na amasosiyete acukura yego ibyo rero ngo byose M23 ngo yarangije kuzana systeme zitunga izi ndege ndetse bakaba rwose ngo batangiye guhanuramo zimwe dore ko ngo zari drone nyinshi cyane zimaze iminsi zizenguruka ikirere ngira ngo urabizi ikoranabuhanga rigeze kure ku buryo hari n'iziba ziri mu kirere ku buryo amaso y'umuntu yo atazibona ariko biravuga ko hari amajimeri ya M23 ibikoresho bitandukanye wenda ngewe nasobanukiwe neza cyane ariko amakuru dufite abaturage baduhariya ngo drone ziguhanurwa yego bikanavuga ko rero ngo n'indege ya Sukhoi 25 nayo ubwayo nayo rwose ngo yayobejwe ku munsi w'ejo ngo yarayobejwe yego ubwo rero update zivuga zo muri warikare barakubwira ko imirwano ntago ari myinshi ariko M23 mu buryo bwa kinyamuga kwa kundi kwabo ngo bari kwerekeza mu bice byahitwa za Mubi ndetse na za Lubutu inzira zerekera za Tingitingi ndetse na Isirogo ni mu nzira za Kisangani biravugwa ko abaturage ngo batangiye ndetse no guhunga cyane cyane abashyigikiye Wazalendo yego n'abashyigikiye FRDC bo bakaba barimo bagira gutya nyine ndako bashyigikiye M23 ngo bakavuga bati bazadusanga aho ngaho ubwo tuzabakira nibutsa abantu ko ibice bya Kisangani ndetse na za Chopo bari kugana mu bice bivukamo abanyabigwi muri AFC ngo ndavuga nka Colonel Nanga muri bari bice byerekeye Kisangani ndetse na Rat Kanyuka ukomoka muri Chopo. Andi makuru rero ubwo ya Uvira twihutsa cyane rwose ntabwo tuzadutsindira abantu baranabizi ntabwo twe tujya dutinda yego Uvira igihugu cy'u Burundi deployment ziracyakomeje yego abarundi ari ahantu ngira ngo wakomeje kumva wenda amagambo yagiye atangazwa na General Neva mu bihe bitandukanye muri iyi minsi yego abarundi bari ku gitutu cyo ku rwego rwo hejuru kuko baravuga bati Uvira iramutse ivuyemo M23 iyifashe byaba birangiye neza ubwo na Bujumbura yaba yagezemo kuko bivugwa ko umutwe wa M23 ufashe ari ahantu bitewe n'uko abanzi babo by'umwihariko nk'aba FDLR bahungira mu Burundi mu Bujumbura bati Uburundi nabwo bushobora kwihagararaho isani ishobora kuba hakomereza intambara yego ubwo n'amakuru dufite ya Uvira deployment y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na nicyo nakwita nka permutation na mutation y'abasirikare yaba bava mu Burundi baza muri Kongo abava muri Kongo bajya mu Burundi ibyo bintu biri gukorwa cyane yego bikanakorwa no mu gihe abarundi nanone ngo bari guhura n'akaga gakomeye cyane muri biriya bice bya Kizirwa n'izaminembwe kumanuka aribyo nazaga no kubabwira mbabwira ko ku munsi w'ejo Sematama yakoresheje inama n'aba M23 ndetse n'abaturage ndetse ngo aho yari ari kumwe n'umugabo witwa Colonel Gakufi wo muri M23 AFC yego bivugwa ko ari Kabarundi bakimara kumenya ko M23 yasesekaye ahantu bahise batangira kuyabangira ingata ubu ngubu nyine umubare nyamwinshi uri muri Uvira hari akandi gace umutwe wa M23 arimo ahantu hitwa za Ruvunge ubwo ni kuri iriya sayidi y'umurongo cyangwa se umuhanda uva Kamanyora werekeza Uvira yego za Ruvunge M23 ku munsi w'ejo nabwo ngo yabaye n'ingabo y'ibitero na Wazalendo n'abarundi ariko n'ubundi ngira abashishikanyira abacucuma yego kimwe n'ahitwa mu bice bya Sange naho ngo Wazalendo bari kuza rwose guhungabanya umutekano ngo ni bice M23 igezemo uvuye Kamanyora werekeza Uvira yego aho naho wavuga ko ibitero shuma byato na hato by'Abazalendo M23 ikomeje guhangana nabyo ubwo rero ndumva situation Uvira nayo nibyo ngibyo umuntu yayivugaho ibitero byari maze iminsi muri za Nyangezi by'Abazalendo ntabwo bicyumvikana barabashishubikanyije mu bice bya za Mwendiyo hejuru na za Fizi bafite ubwoba usibye ko nakomeje kumva ngo ababembe nabo batangiye gutabaza FARDC kubera ko bamenye ko M23 yahageze yego bavuga bati ni muze kuko ngo AFC barabona ari benshi ubwo urumva nabyo bishobora kuza gukurura nyine intambara
kubera ko FARDC urumva ifite ubwoba ko anaona vijana mwenyewe ni delfeka na ngoma nzito anaamua kushika silaha baada ya kuona vijana wanavamiwa jeshi la udutero shuma tw'abazarendo ngo zishaka kwinjira hari ahantu nimba wibuka agace kitwa Nyabyondo M23 yafashe ubwo yahitanye inakomeza ibya warikare yego hari wazalendo ngo zishaka kuyinjira ariko ubu tuvugana ntago bikiri ku rwego rwo hejuru n'ubundi M23 ngo yarabashushubikanyije Rubero akomeza kugenda havuga amakuru ko ngo M23 ishobora kuba igiye guhabwa Butembo n'ingabo za Uganda People Defense Force yego ariko amakuru namenye nuko rwose ngibyo bintu ntago biriho M23 iracyari mu bice byabo ndetse na UPDF baracyari mu bice byabo ahubwo ngo FARDC igashaka kugaba ibitero ku mutwe M23 urumva Rubero naho ifani ishobora kuba hakuzikana ibiturika ariko nta byari byatangira guturagurika muri rusange. Yego nibyo rero Rwanda hirizi andi makuru kuri ngo akomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko ku wa gatanu ngira ngo wabonye ibyabereye Igoma aho abasirikare ba Sadeke ndetse n'ingabo za M23 bahuye bakaganira byatunguye abatari bake ndetse no ku munsi w'ejo hari bamwe bagiye babiganiraho mu buryo butandukanye mu materaniro bavuga ngo kira ni ikimenyetso cy'urukundo aho hari umwe mu bihaye Imana wagerageje gutanga urugero avuga ko biriya bigomba kubera isi yose urugero rwiza. Igoma rero ku munsi w'ejo hari ku cyumweru ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025 abaturage bizihije umunsi w'abayisilamu nk'uko bisanzwe ku isi hose ariko ibi ntabwo bisanzwe Igoma. Abaturage nagerageje no kuvugisha bambwiye ko bishimiye kuba bongeye guterana nyuma y'igihe kinini dore ko mu bihe bitandukanye ntibabyemererwaga bitewe n'uko umutekano utabaga wifashe neza. Iki ni igikorwa cyabereye muri Stade de l'Unité nyuma y'uko kandi ku munsi wari wabanje kwa gatandatu hari hakozwe umuganda nawo gukora amasuku muri uyu mujyi. Urabizi ko abasilamu ikintu babashyize imbere cyane ni isuku n'imibereho myiza. Rero abo baturage barishimye. Iki ni igikorwa cyitabiriwe na Manzi Biri vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aha rero kandi byagenze neza kuko nta muturage wigeze agirirwa nabi ngo ahohoterwe, nta muturage wigeze abuzwa kwidagadura nk'uko byari bimeze. Mu by'ukuri rero abo baturage bagiye bagaragaza ko bashima uyu mutwe wa M23 ku byo uri gukora. Abantu barabyibuka cyane ibirori by'ubushize by'abayisilamu harimo icyabujijwe burundu babuzwa no kujya mu Rwanda kukizihiza. Hari ikindi nanone bigeze kuza kwizihiriza mu Rwanda kuri stade ndumva ari umuganda. Yego ndumva rero wa mugani wawe nta mateka arimo aragenda yisubiramo. Ejo bundi nahoze numva mu binyamakuru bavuga ko n'urujya n'uruza ruri kwiyongera cyane aho bivuga ko bamaze kwiyongeraho abantu bagera ku 18,000 mu bari basanzwe bahagenda umunsi ku munsi. Urumva ibintu birimo biragenda neza nyine M23 kwandika amateka muri uriya mujyi utarigezweho n'umutekano. Yego mu yandi makuru dusa naho twagarutseho witwa Niseti Kimonyo yafatiwe muri metero 19 iwarikare ari kumwe n'urubyiruko rugenzi rwe bagera kuri 4 aho rero bafashwe nyuma y'igisasu cyaturikiye muri ibi bice. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu ngubu M23 iri gukora ubugenzuzi ku bitaro n'ahandi hatandukanye kuko ntabwo abazarendo barashira muri ibi bice bishya abaherutse kwigarurira. Byo nakomeje kumva ngo hari abarikare arimo arakorwa ikintu abarwanyi ba M23 bo bakunda kugita amasuku. Yego hariya rwose ngo harimo utubazo nyine twinshi cyane muri abo barikare noneho kubera ko ikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane buriya ngo harimo n'aba FDLR benshi. Yego ku buryo rwose ngo ntabwo bizatwara igihe gito ngo kuhakorera ayo masuku nyine yabo nk'uko bakunda kubivuga. Urumva byo ubwo rero urumva uwo nawo wabona yagendeye nyine muri izo operasiyo zo gusukura umujyi nyine nk'uko bakunda kubivuga. Yego hagati aho rero no mu yandi makuru n'ubundi ajyanye n'abazarendo ntabwo wavuga abazarendo bibagirwe FDLR.
Kuri ubu rero perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu ni bwana Christophe Rutundura apara akaba yongeye kurahira ko atemera ko hari abarwanyi ba FDLR basigaye mu gihugu cyabo. Nkanire bo yongeye kubifata nka minene abigira nkaho nyine nta cyabaye. Kandi biro ni biba mu gihe intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zisa na none nizikomeje kugenda zitera ikibazo ku mutekano w'u Rwanda no ku bikomeje kugenda bigaragara ko biteza ibyago abatutsi bo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi FDLR ngira ngo urabizi kuva mu mwaka w'1994 ni ikibazo ubwo ingabo za ex-FARE ni interahamwe zakoze jenoside yakorewe abatutsi zahungiraga muri iki gihugu. Aho rero ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagiye buzifasha kwisuganya ngo zibashe kuba zagaba ibitero ku butegetsi bw'u Rwanda ariko bikomeza kuba iby'ubusa. Aho rero Christophe Rutundura mu kiganiro yagiranye na Sena y'Ubufaransa ni ikiganiro cyasohotse ku itariki ya 28 Werurwe 2025. Uyu mugabo yavuze ko abari gutakambira igihugu gifite ijambo mu kanama Karoni gashinzwe umutekano ngo babarwanirire mu rugamba bari guhangaramo n'u Rwanda no gukoresha ububasha bwa Sena mu gusaba ko ibyemezo byafatiwe u Rwanda ku rwego rw'Uburayi bizashyirwa mu bikorwa. Uyu senateri François Bonnet yavuze agira ati igihugu cyanyu cyahisemo kutubaka igisirikare nubwo ari uburenganzira bwacyo gihitamo kwishingikiriza ku mutwe w'iterabwoba aho yakomeje ku mitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'ituruka hanze irimo FDLR izwiho kuba yarakoze jenoside mu Rwanda. Ikibazo cyanjye nshaka kumenya ku musaruro utavugwaho rumwe uko bigaragara mwaba mwiteguye kugira icyo muhindura kubibera ku rubuga rw'imirwano hirya y'ibiganiro biri mu nzira kubaho. Aha yabazaga uyu Christophe yego uyu Rutundura rero wanabaye muri guverinoma ya Kisekedi ngira ngo uzi inshingano yari afite z'ububanyi n'amahanga isatera icyuhagira umutwe wa Wazalendo ufatanya n'ingabo za leta FARDC ndetse na FDLR mu kwica abaturage gusahura ndetse no kumenesha abanyamurenge abatutsi abahema bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ari abaturage bahisemo kurwanira igihugu cyabo. Uyu mugabo bivuga yagize ati Wazalendo ikorana na FARDC nta bitandukaniye n'abalezista babayeho mu Bufaransa ntabwo ariko tubyifuza ariko kwirwanaho biri muri kamere ya buri muntu ukiri muzima. Abarezista rero twibutsa abadukurikiye ko babayeho mu Bufaransa guhera mu mwaka w'1940 ubwo Ubudage bwari buyobowe na Adolf Hitler bagateraga Ubufaransa bukanigarurira bimwe mu bice byabwo. Ubutegetsi icyo gihe bwariho bwahamagariye abafaransa kwirwanaho. Intambara yagejeje mu mwaka w'1944 yasize rero abarezista batsinze Ubudage bongeye kwisubiza imijyi n'uduce bari barigaruriye. Ibi rero bikaba bitandukanye n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho uduce twinshi twafashwe na M23 turi mu biganza by'abanyekongo abenegihugu bifuza guhabwa uburenganzira bwabo busesuye ku butaka bw'ibisekuruza byabo. Ngira ngo urumva ko rero ibi biri kwa mu gihe uyu Christophe Rutundura yavuze ko mu bitandukanye ku bufatanye n'amashami ya Loni hari abarwanya FDLR n'imiryango yabo barenga 5,000 boherejwe mu Rwanda, bityo ko iyo haba hari abari ko niba hari n'abahari ari bake. Akaba yarabwiye rero Sena y'Ubufaransa ko nyuma y'imyaka 31 jenoside ihagaritswe hakozwe ibikorwa byinshi byo guhiga abarwanyi ba FDLR ku bufatanye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagize ati ubwo hasigaye bangahe ni bake cyane. Yanavuze rero ko ku masezerano y'u Rwanda yarimo ingingo yo kurandura FDLR ariko atashyizweho mukono kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ingingo yo kuganira na M23 mu buryo butaziguye. Avuga ko bari bemeye gufasha guhiga abari muri uyu mutwe ndetse no kusenya. Aha rero bisobanura mu magambo yagize ati
igihe cyari kigeze ngo dutangire ibikorwa byo kurandura abo bantu ba FDL basigaye ahasigaye u Rwanda ruvuga aragira ati igihe cyari kigeze ngo dutangire ibikorwa byo kurandura abo bantu ba FDL basigaye u Rwanda ahasigaye u Rwanda ruvuga ko ariko nge ntabwo nemera sinzi ngo ni bande ese ubu tuvugana u Rwanda ruracyavuga FDL nka mbere oya kuko ikibazo nyamukuru ibyerekeye ubukungu ni mu gihe rero kandi kugeza ubu ngubu raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko FDL ryari ngira ngo ibi ni ibintu nawe uzi n'abadukurikiye barabizi ariko Rutundura yabyirengagije icyumvikana kuri Rutundura yego ahangaha arashaka kwivugira yuko ikibazo n'ubundi ni uko kundi babivuga bati ikibazo FDL ahubwo ikibazo n'ubukungu ntabwo y'agaciro u Rwanda ruza kwiba ni ibiki ubwo urumva FDL yose yayaje kuyihakana yamaze kuyihakana nirengagiza nyine izi raporo zose zagiye zikorwa zigaragaza ko bakorana avuga ko abazarendo ngo ni nk'abarazista bafashije Ubufaransa kurwana na Hitler urumva ko harimo kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa bimaze iminsi bigaragara bikorwa n'abazarendo bazamugana nka raporo nyinshi z'inzobere za Loni zagiye zigaragaza nyine yuko ingabo za FARDC zikorana na FDL ndetse kandi abenshi bakaba bashinzwe n'ubundi gukorana n'ingabo z'igihugu ngira ngo urabyibuka nko ku itariki ya mbere Werurwe 2025 abarwanyi ba FDL bafatiwe ku rugamba na M23 bazanywe hano mu Rwanda bambaye impuzankano za FARDC harimo n'uriya mu generali wazanye urukandi nawe yarabyivugiye ko yarimwo yabaga kandi azanambaye uniform yabo urumva ko harimo kujijisha gukomeye cyane reba nk'ibintu ejo bundi witwa Majoro Ndayambaje Gilbert wamenyekanye nka Rafiki cyangwa se Castro yatangaje ibintu abantu bose bipfuka mu maso baravuga bati buriya ni ibyo bintu bibaho FDL iracyari aravuga ati iracyariho iracyariho rero urumva Kongo ubwo bagira isoni nkeya urebye abayobozi sinzi ukuntu baba bameze kameme urumva rero ariko nubwo bimeze gutyo mu kirere kigenzurwa na M23 ho icyizere cy'ubuzima kirahari kuko nko mu yandi makuru meza hararavuga ko amakuru ari guturuka hafi y'ubuyobozi bwa FOC yerekana ko ibiganiro bigiye gushyira imbere hagati y'abayobozi bashya n'amasosiyete yombi y'indege no kuvuga Rwanda ndetse na Kenya Airways biravuga ko rero ikigamijwe no kugabanyiriza umutwaro ubucuruzi no kongera gusubukura ibikorwa by'urugendo ndetse n'ingendo aya rero n'amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Kongo cyitwa Mediacongo.net aho kivuga ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe kuva haba imirwano hagati ya M23 bikavuga ko rero kuri ubu ngubu kigiye kongera gusubukurwa ndetse ko n'akazi gashobora kuba kakomeza nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono ku wa gatanu ku itariki ya 28 Werurwe 2025 hagati ya FCM 23 na SADC aho bateganya kandi gusana iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku bufatanye bw'impande zombi ngira ngo rero ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho yatunguye abatari bake kubona Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'abakomanda ba SADC basabana ibiro ni ibintu benshi bafasha nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'imibanire urumva hano byo biriya bintu byagaragaje kandi nanone hari ibintu byakomeje kugenda bigaragazwa n'Abanyafurika bavuga bati ikibazo cyagakwiye gukemurwa n'Abanyafurika baraba batangiye kwerekana ko bishoboka yego birashoboka ifungurwa ry'ikibuga cy'indege yego kimwe ariko nkuko nabibemereye abantu banyemerere mbabwire hari amakuru bivuga yuko mu by'ukuri yihishe inyuma yari yasingwa nanone ry'amasezerano yego hari bimwe abantu batigeze bamenya turi kugenda nyine tubona buhoro n'ibindi biracyaza tubwire kagira inkuru nk'ubu ejo bundi Laurent Kanyuka wenda mwe ubwe bw'itari ibyo yagaragaje agaragaza ko SADC yagize impungenge
mbere na mbere na M23 ikazigira cyane ku bijyanye no gukomeza gukira mu ngiro ari amasezerano bemeranyije. M23 bababwira ubwo ni nyuma nyine y'ibyanditswe ku rupapuro. Yego. Bababwira baterega nubwo mushaka ibi byose gucyura ingabo n'ibiti byose bishobora kuzitwa na guverinoma ya Kongo kuko barimo baradutera mu bice byinshi. Yego. Abandi barabwira bati muhumure tuzagira gutya rwose tugiye gusaba gahenge. Ibyo byo wenda Kanyuka yarabigaragaje, ariko hari ibindi abantu batamenye turi kugenda tumenya buhoro buhoro. nyine urumva hari ibigomba gusimbuka bikatugeraho. Cy'Indege buriya ngo yari ifite ubwoba bukomeye cyane bwo kubonana n'umutwe wa M23. Yego. Iriya kiganiro cyagombaga kubaho, ariko ngo habanza propose barabasaba ngo nta kuntu twahurira muri Uganda. Yego. M23 irareba, urabona basigaye bafite abanaliste, urabona ko ikintu cyitwa diplomasi muri iyi minsi bari kugitirisha cyane. Yego. Ari byo abantu bari kuvuga bati urebye M23 ahantu igeze, ibice yafashe naho igeze muri diplomasi, bati ahubwo urebye muri diplomasi wabigereranya nko gufata undi mujyi ukomeye. Yego. Yego. Ubwo rero ngo M23 baba barabyanze, baravuga bati oya, iwacu muri Goma hari umutekano, mushaka inzira ibihugu bivugane aho bishoboka byose, yaba mwaca Uganda, yaba mwaca mu Rwanda, mwaca hehe muze, kuko urumva ntabwo bari kugera i Goma, nta kibuga cy'indege gihari, kereka wenda cyo koze nko kujya muri Sud Kivu, kandi Sud Kivu mu umutekano wawo ntabwo wizewe neza ku buryo ntabwo indege zapfa kurandinga, urumva na FARDC ihora igana ibitero. Birumvikana. Ubwo rero biza kurangira bemeranyijwe guhurira i Goma, baraza inama iraba n'iki byose, ariko nimba warakomeje kugenda ucisha amaso mu mashusho mbere inama ikiri kuba, wabonaga yuko hari ukuntu harimo gucikango. Rero ngo bari bafite ubwoba ko M23 yabaruje ikabazana ingoma kugira ngo nibyo baganira bize kubimfabusa ngo ntibaze gusinya amasezerano. Yego. Ubwo bajya kubona batungurwa no kubona rwose General Major Sultan Marwari Makenga akubiseho umukono. Babonye yuko byahise biba igitego, bahita ndetse batangira no gutangira gusaba. Nyuma yaho baranasabanye, ubona ko bose noneho bisanzuye. Babonye buri ngoma ari kubazengurukamo, nyuma bajya no muri eneo za Sadek, aho mu birindiro byabo nyine aho bafite abasirikare. M23 babonaga ko aribo bafite imbunda, aba Sadek bo nazo bafite bambaye igisirikare, ariko mu by'ukuri ari abasivile kuko nta mbunda bari bafite. Babonye ukuntu bashakaga bose kwifotozanya na Uwiringoma, bamwe bamuhaye akabyiniro ka kwikiri. Yego. Ijambo yakoresheje ubwo yari arimo yirukana abacacuro cyagiye. Yego. Amakuru rero arimo agenda nanone atugeraho y'ibanga, avuga ko kiriya kintu bemeranyije cy'uko Sadek izacyura intwaro zabo, ubu ngo hatangiye kubonekamo ibintu by'impungenge ko hashobora kuba ari intwaro za FARDC bagiye gusahura, bashobora kuzatwara kandi atari izabo, ari zaraguzwe mu mafaranga y'igihugu cyabo. Kandi babonye ko mu myanzuro basohoye handitsemo ko iza FARDC zose zigomba gusigara hariya, birumvikana ko ari umutungo wabo. Ni umutungo w'igihugu cyabo. Andi makuru akavuga ko nanone buriya hari abasirikare impande zombi zifite imfungwa kuri ubwo birumvikana harya ni matekwa. Yes. Ubwo abo nabo ngo burango hari amatiru akomeye cyane arimo aragenda yumvikanwaho. Bamwe sinzi nabo nabonye kuri rezo soce bavuga ngo biri ngoma rwose agenda ejo bundi ngo yaragiye gusura imfungwa ze, ariko simbizi nimba ari byo. Ibyo byo ntabwo bizi, nyine n'ibigenda bica inyuma y'amabito. Yego. Ubwo hakaba noneho ikindi kibazo karahabutaka nabonye cyane atangiye kurakaza abanyekongo kuri rezo sosiyo, ku buryo ari no gukora bya biganiro mpaka bakunda cyane kugirira kuri za Twitter. Yego. Cyangwa se X. Yego. Bivugwa ko ziriya ngabo ngo mu birindiro byabo cyane cyane bariya bari muri mu bandiro
yego urango baryamye ku kintu cyitwa ibuye ry'agaciro bari barakusanyije yego ubwo ngo bamwe bati harimo amatano abandi batoya n'imifuka abandi batoya bimeze gutya na gutya mbese uri kumva hari ibintu byinshi birimo biragenda birikika birumvikana mu myanzuro basohoye wenda ngenda ndagize utwo tuntu wabonye yuko hari indi nama izakorwa yego yo kwemeranya bimwe bitandukanye batagaragarije aho izabera n'itariki izaberaho yego ubwo nabo abantu bari kwibaza se izabera mu Rwanda izabera muri Uganda izongera ibera muri Goma izabera South Africa izabera Tanzania n'ahandi nyine ahantu barimo barananiza n'ibintu byinshi bigaragaza ko hano muri iyi process yo gucyura izi abasirikare z'ingabo za SADC hakirimo ibintu byinshi cyane bikiraninga urumva abantu tugomba gutegereza nyine tukareba ese bizaherera hehe yego kayo ngutwo tumwe mu duseke rwose abantu bategereje kuzabona impfundurwa ryabyo ngo bumve ese biravaye bigana bizagenda gute yego bwa mbere rero mu mateka ya FARDC ni inkuru iri kuri rezo sociale abasirikare FARDC batangiye guhemberwa kuri banki ibi rero byabaye kuwa gatanu ari ku itariki ya 28 Werurwe 2025 nibwo abasirikare ba FARDC bahembwe umushahara w'ukwezi kwa gatatu ibiro bikaba zarabaye mu buryo butandukanye nuko byari bisanzwe bikorwa kuko amafaranga yabo bayafatiye kuri banke bari basanzwe bahembwa amadolari 100 na yataza ariko kuri ngo amafaranga yabo yikubye kabiri ndetse n'abapolisi nabo bagiye bahabwa amadolari 200 bahererwa kuri banke amwe mu mashusho rero yagiye yagaragaza abasirikare ba Kongo bishimye aho kuri ubu ngumwe yagiye ahabwa amafaranga agera ku 504 z'amanyekongo aho rero amakuru yaturutse Kinshasa yagaragaje bamwe basohoka muri banke bawo iherereye muri commune Njiri bafite ibyishimo abasirikare bakaba barahembwe menshi kuko bakenewe ubwitange ndetse n'urukundo aho rero bivugwa bati tutitaye ku basirikare b'igihugu bishobora kuvamo kudeta tutitaye kuri abasirikare bishobora kuvamo kwiyunga ku mwanzi ibi rero tukaba twavuga ko ari nka prime cyangwa se kandi gashimwe Kisekedi ari kugenera abakora mu nzego z'umutekano polisi nationali ndetse n'igisirikare ibi rero ni ibyakozwe nk'uko bizi kenshi byajyaga bigaragara ko hari abasirikare bava ku ruhande rwa leta bakajya mu bitwe yitwaje intwaro bitewe nuko batitabwaho ese twakizera ko bwabujura buri bucike nyuma yuko buri musirikare wese ari guhabwa amadolari 200 urumva harazamo ibindi kuko ngubwo numva ngo bagiye kujya bahemba sensa nambaya kubize kabiri sinzi neza nimba ubwo bari batari buze no kwivumbura ariko nanone wareba urwego ibintu byagezeho mbese gucika intege kw'igisirikare cya FARDC ngira ngo inkuru wahereyeho mu kanya wari umuvuga ukuntu bari abazungu ndetse n'abandi banyamahanga barimo barabanenga cyane bati ntabwo mwigeze mushyira imbaraga mu gisirikare nubwo ari ubushake bwanyu mwizereye mu mitwe yitwaje intwaro yego rero ni ibintu dushobora kuza guhanga amaso tukareba aho biva n'aho bigana kuko bamwe baranakubwira bati nahoze mbona nyine bamwe batera komanteri kuri iyo nkuru yego batetse ubundi ibyo biramara igihe kingana iki ko rwose ngo ntabwo bajya bashyira gahunda nyine ngo bagiye Kongo ntabwo bajya bashyira muri ibintu nk'ibi ngibi biba byemeranyijweho bati ubu ngubu ni ukugira ngo biteretere urubyiruko ruze ruzinga ibintu byahindutse byagiye mu buryo yego babona ukuntu birangiriza iyi ntambara atariko ntabwo biri burambe bivuze ko bashobora kuyahabwa ukwezi kumwe ukundi bakazakura bagategereza bagaheba cyane rwose n'ibintu bishoboka cyane ikindi kandi bakubwira bati abaturage barakubwira bati twebwe igisirikare cyacu turabizi ko gikeneye kubanza no kubakwa mu mitwe bakamenya ko bari gutsika ubutabazi bw'igihugu apana nyine kumva ko ari igisirikare ari ahantu ho guhahira kuko bo babifata nyine nk'ahantu nka business
bizinesi ngiye kwibonera intwaro y'ubuntu yamfasha kujya gusabura yamfasha kwifatira nk'inuza nk'ikirombe runaka nkakiyobora ni ibyo ngibyo ubundi ngo wabitekerereza urumva rero haracyarimo ibibazo bikomeye cyane noneho hajyamo ibintu biriya bintu by'amacakubiri noneho iyo byatangiye kuza mu gisirikare byo biba byabaye ibindi bindi kandi nk'ubu ngubu hari amakuru ndi kugenda nkusanya y'abasirikare bari i Kinshasa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bivugwa ko bamaze hafi imyaka 2 ngo bafungiye mu bigo bya gisirikare bakora uburinzi gusa bwo mu bigo patrouille zo mu bigo gusa batemerewe gusohoka ngo kugira ngo batazagira gute ngo batazagitira Kibuga y'Amajyaruguru na Kibuga y'Amajyepfo gufasha ngo bene wabo bakakubwira ko nabo ngo ubu babyishimiye kuko ngo ahubwo iyo usohotse usanga abagenzi bawe bakwikanga bagashiduka ndetse ngo banakugiriye nabi bakakwica abagutwitse ibyo ngo n'abasirikare n'abaturage ubwabo ngo bashobora kukwijuna urumva rero mu by'ukuri haracyarimo ibintu byinshi cyane iki gisirikare kirimo mucanganye ko arimo ibibazo bikomeye cyane ariko tugana no ku musozo ngira ngo twabwira ibyo mu kiziba hari kuvugwa naho andi makuru atari meza bimeze bite kugeza ubu abaturage batuye baratabaza nyuma yaho wazarendo bizirutse cyase bituye mu baturage ba Kiziba muri territoire ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo barasahura ibyatumye batabaza umutwe mu mako yanatsukuza muri aka gace kababohora urumva ibintu byo muri Kivu byo biranakomeye cyane rwose birakomeye cyane none birabice kubera yuko urumva coalition yose niho yahungiye yego byaragiye no ibintu by'agatogo ku buryo M23 iri guhora mu operation n'ubundi adashira birumvikana nyine nta kandi kazi babonye kuko hari aho biracyakomeye cyane amakuru yaho tuzadukomeza kugenda tuyagarukaho igihe icyo ari cyo cyose yego nibyo rwose amakuru yo turakomeza tugende tuyakurikirana 5 kuri 5 ngira ngo rero Rwanda hirizi twasoreza tugashimira babanye natwe ubwo amakuru yacu nakagaruka kuri uyu munsi murakoze cyane Kigali Right